hanyuma kubakora bajyanye n'amabuye y'agaciro harimo uwikorera n'ubikuriye gusa nta muntu uri mu mabuye y'agaciro nagira ngo umubaze turaza uri buvuge nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo y'ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo ni bingahe biva hano. Asante sana. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mugani abayobozi hari imvugo yigeze kugerwaho ngo ibikorwa bivuga ni ukujya twibaza tuti ese ibikorwa byacu nk'abayobozi bivuga iki, bivuga inkuru nziza cyangwa bivuga inkuru mbi. Reka tugaruke hano muri KCC ariko abayobozi namwe mwicaye hano ndi kubabona imbere yanjye hari icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabajije, niba hari ushaka kugira icyo gisubizaho mwanya n'uyu. Cyakora mujye mu bitekerezaho, reka twakire Madame Alice mu mabuye y'agaciro ngo aturuka muri Kongo angana iki. Urakoze cyane Sandrine. Ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere. Imisozi yacu irimo amabuye, icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo tukabishyiramo imbaraga tukagira icyerekezo kirambye tukamenya ko tutazatwohereza amabuye atanoze ahubwo tukajya no kuyatunganya, ndetse nk'uko nabivuze kare tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije. Murakoze. Murakoze cyane. Icyiza cy'ibyo avuga amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko n'ujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere birirwa bidukurikirana ku mabuye y'agaciro, nta mabuye y'agaciro bagira ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa, ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko, biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano. Hano hari inziraga abantu barahakoresha, abo duturanye nabo. Ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo kuri Eastern Congo. Ibiva Katanga, ibiva Equateur, ibiva hehe ntabwo binyura hano, bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege. Ariko hano mu Eastern Congo usibye n'amabuye n'abantu barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubuse tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai cyangwa niba mushaka kujya Brussels cyangwa Paris or London or Washington ntimugafatire indege mu Rwanda? Abantu bareke kujya bavuga ubusa. Hari ikibazo cya mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutseho, ntituri bukirenze ingohe
kandi dufite Minaloc hano bagarutse by'umwihariko kuri Gicumbi bati se turakomeza tubibaza abaturage gusa ku ruhare rwacu nk'abayobozi n'uruhi. Minister. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo mwavuze nibyo nk'uko na statistique yabigaragaje. Ikibazo mu by'ukuri ni abayobozi, uburyo twegera abaturage tukabana nabo umunsi ku munsi, kuko imyumvire y'abaturage ihinduka kubera ubuyobozi. Hari ingero dufite hirya no hino mu gihugu mu midugudu imwe n'imwe, aho usanga iyo umuyobozi akora neza muri uwo mudugudu usanga nta cyaha kirangwamo, abana bose bajya mu ishuri ndetse n'igwingira rikagabanuka. Bigaragaza rero yuko byose bishingiye ku muyobozi ubasha kwegera abaturage be. Icyo twabasezeranya nuko nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariko n'izindi nzego dukorana ko turushaho kwegera abaturage kugira ngo abayobozi babane n'abaturage umunsi ku wundi, kuko umuturage niba afite imyumvire iri hasi hagomba kubaho gahunda zo kumufasha kuzamura imyumvire. Dufasha n'urugero mwaduhaye mwashingiyeho rw'ikibazo cy'abantu bafite umusaruro nka Gicumbi ariko ugasanga bafite abaturage bagwingiye atari uko babuze ibyo kubagaburira. Ibyo nta wundi twabibaza, ahubwo twabasezeranya yuko tugiye gushyiraho uburyo buhamye bw'uburyo abayobozi babana begera abaturage umunsi ku wundi, ku buryo iyo miryango itandukanye imenywa ariko ikanitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Ubu dufite na systeme imibereho twamaze kubaka ituma tugira amakuru ya buri rugo, ya buri muryango, ku buryo n'iyo miryango irimo abana bafite ibibazo by'igwingira ubundi turayizi. Icyo twabasezeranya rero nuko tugiye kwiyegera by'umwihariko kugira ngo ikurikiranwe, ari ikibazo cy'imyumvire babashe gufashwa kugira ngo izamuke, ariko na bya bindi byo kuzamura umusaruro no kumenya uburyo bwo kuwukoresha neza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.